niba uyu munsi ufite abantu wababariye n'abandi utarababarira, urumva Imana ikubona. Niba hari ikintu gifashe intera, gifashe intebe mu byiciro bitandukanye, ni icyaha cyitwa. Reka mbabwire, icyo Uwiteka ashima si ukumara imyaka 20 mu kidiyakoni udakizwa. Reka mbabwire, kuboneka mu maso y'Imana isiyoni ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu by'umumaro. Abantu benshi bicaye ku cyubahiro cy'igihe bamaze mu nsengero. Reka mbabwire, abaririmbyi tujya twubahiriza muri korari tuzi ko nijoro bajya gutega. Reka mbabwire ko dufite abaririmbyi tujya twubahiriza muri korari tuzi ko bakuyemo inda. Ibintu bituma Imana itakubona wowe unteze amatwi uyu mwanya urabyumva. Nteze amatwi, warakijijwe, watsinze ibyaha bikomeye abandi batajya bashobora gutsinda, ariko hari utuntu wagiye urokora. Murakoze cyane, mbahaye ikaze ku Gushima TV. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo. Hanyuma tutarasoma, reka dutangire dusenga. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Kristo Yesu. Tugushimiye ko uri umugaba mu ntambara, uri intwari mu ntambara duhura nazo, uri ibendera ry'abantu bagufite, uri Imana yacu bwite, uri data, ntabwo uri data wacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Bene Kora buzuye umwuka wera, baravuze ngo hahirwa baba mu nzu yawe, ngo kuko babasha kugushima ubudasiba. Baravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Baravuga ngo imvura y'imigisha icyambika imigisha, ngo bene aba bantu bagenda bagwiza imbaraga, ngo bakaboneka mu maso y'Imana isiyoni. Umuririmbyi wa 16 yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ribamara imibabaro rikabatinyura. Aravuga ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza rikaruhura urushye. Ageze hepfo aravuga ngo niryo ngabo yacu nziza, haleluya, ihora idukingira. Aravuga ngo ni urutare twubakaho, ni inzu yacu itagwa. Dushimiye Imana muri uyu mwanya w'ijambo ryayo itwemereye, iduhaye kugira ngo turyumve, rihembure imitima n'ubugingo mu izina rya Yesu. Hezekiyeli yaranditse aravuga ngo wadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, uravuga ngo tubeho nuko tubaho. Birasobanuye ngo ijambo rituma umuntu abaho, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe niryo ryategetse. Amagufa yari mu kibaya, inyama zisanga amagufa, imitsi igaruka ku magufa, abantu bareguka barema, ibintu birahinduka. Ijambo ryawe rirazura. Ejo bundi ryazuye Lazaro w'i Betaniya, ijambo ryawe ryazuye umwana wa mupfakazi w'Inayini, ijambo ryawe ryazuye umwana wa Yayiro. Reka ijambo ryawe rikora imirimo ikomeye ku muntu wese unteze amatwi nkurikiye muri uyu mwanya. Ryubake ibifite umumaro mu bugingo bwe, risenye ibidafite umumaro, kandi ryubake ibifite umumaro mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko rirarema, rikuraho, rigashyiraho mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rituruta ubukuru, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, ijambo ryawe ni inkota icyaya mugi yombi. Ndasenze ijambo ryawe ni umuhigi uhiga akavumbura. Ndasenze ngo ijambo ryawe rikora icyo waritumye mu mitima y'ubu bwoko. Urakoze, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Kadusome igitabo cya mbere cya Samweli, turasoma ibice 16, turasoma ku murongo waho wa 8. Tumanuke hepfo twumva icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo. Haravuze ngo Yesayi ahera ko ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesayi ati aba si Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati bana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati mutumire
bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta yamusukiraho imbere ya bakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana ibaha umugisha kandi abantu bankurikiye ndumva nshaka ko tuganira kuri uyu mutima umeze nk'uko Imana ishaka. Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli bari muri Egiputa bari bafite amasezerano. Nzakunda kubagarukaho inkuru z'Abisiraheli ziramfasha ziranyubaka kandi ndabizi ko namwe mu nkurikiye zijya zibafasha zirabubaka ndabizi neza. Nta muntu urugendo rw'Abisiraheli bagenze kuva muri Egiputa bagera i Kanani rutajya rwubaka keretse abaye ari umuntu utazi iby'agakiza. Bibiliya iravuga ngo bari muri Egiputa bari bafite amasezerano y'uko bazajya i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Nk'uko uyu munsi nawe wicaye utegereje Kanani y'amasezerano yawe. Urugendo rw'Abisiraheli kuva muri Egiputa bajya i Kanani rugereranya urugendo rw'ubuzima bw'umukristo uyu munsi uva mu byaha yerekeza mu gihugu cyo mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo iri sezerano bari bafite ryabanjirijwe sekuru wabo Aburahamu. Niwe Imana yabanje gusezeranya iramubwira ngo urubyaro rwawe nzarugarura muri iki gihugu ariko wowe uzaba warasinziriye warasanze basogokuruza. Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli ndavuze ngo nzabagarukaho ariko ngo bageze i Kanani bahasanze amoko 10 yazunguye Kanani. Bararya barahaga. Mutekereza abantu bari bavuye mu nzara yo muri Egiputa. Abantu bari bavuye mu miruho y'uburetwa bwa Egiputa. Abantu bari bavuye mu bucakara. Abantu bari bakoze urugendo rutari rworoshye. Bageze i Kanani rero ngo bahasanga amoko 10 yazunguye Kanani. Muri ayo moko 10 kuko bari ku isezerano ry'Imana. Imana irayabagabiza barayarwanya barayanesha. Basanze Kanani ituyemo amazu ayo moko 10 yubatsemo. Basanzemo imigezi y'amata n'ubuki. Basanze ibintu ari tayari inzabibu zo muri Kanani zari zeze. Bibiliya iravuga ngo batura mu mazu batubatse barya ku nzabibu banywa ku migezi y'amata n'ubuki. Kandi Abisiraheli barasonzoka bashira inzara. Hanyuma ngo bamaze kurya no guhaga bibagirwa iyabakuje amaboko akomeye mu gihugu cya Egiputa ikagendana nabo urugendo rutari rworoshye igacamo kabiri inyanja itukura bakayambuka. Mu butayi kabana nabo imyenda n'inkweto bambaye ntibibasazireho. Ibi bintu nzabigarukaho. Hanyuma bibagirwa yabarwaniriye Abamoni intambara z'Abamoni. Bibagirwa yabarwaniriye iz'Abamaleki. Bibagirwa yabarwaniriye iz'Abedomu. Bibagirwa iyagendanye nabigahagurutse igitero cy'amavubi kikarya abanzi babo. Bibagirwa Imana yahagararanye na Yosuwa agahagarika izuba rigahagarara akabanza gahorahoza ababisha babo. Barayibagirwa ngo bageze i Kanani bararya barahaga. Bahindukirira Shitaroti, bahindukirira Dagoni, bahindukirira ibigirwamana, bahindukirira Shera. Imana ngo ibahana mu maboko y'Abafilisitiya. Muri icyo gihe ihagurutse umugabo witwa Samusoni araza arwanya Abafilisitiya. Icyo kintu Imana ikoze nticyagira ikintu Abisiraheli nticyabakebura nticyabereka icyo Imana ishatse gukora. Bukeye Imana ihagurutse umugore witwa Debora. Debora ngo araza arwanya ingabo zitwa Sisera ziyobowe n'umugaba w'ingabo witwa Yabini. Ibyo nabyo ntibabiha agaciro babona iby'Imana ikoze. Bukeye mu gihe cy'umutambyi Eri ngo bakomeza gusubira inyuma. Basubira inyuma barasayisha ku rwego abahungu b'umutambyi Eri ngo bajyaga basambanya abagore baje gukora isuku ahera hahera. Ngo Abisiraheli bazunika urutambiro kubera abahungu b'umutambyi Eri. Imana ngo ibika inzigo ibika inzigo. Iravuga ngo nzatsinda umuryango wa Eri kubw'ibicumuro byabo. Igihe kiragera Imana
ihagurutsa Samweli, araza umucamanza mu Isiraheli, aba umuhanuzi, aba umutambyi. Niwe muntu wayoboye mu Bisiraheli, wabaye umucamanza mu Isiraheli, akaba umutambyi, akaba umuhanuzi mu gihe gikomeye, mu gihe kiruhije, mu gihe abantu basubiye inyuma, mu gihe abantu bibagiwe Imana, mu gihe gisa nk'icyo dusohoyemo. Ariko ngo akora uwo murimo mwiza yahamagariwe. Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihe Abisiraheli bakomeza gusubira inyuma, bumva bashaka gusa nk'uko Abahivi basa, nk'uko Abamoni basa, nk'uko Abamaleki basa, nk'uko Abedomu basa, nk'uko Abafilisitiya basa, nk'uko Abamowabu basa, nk'uko Abaferizi basa. Ngo bumva bashaka gusa nk'uko Abanaki basa, bumva bashaka gusa nk'uko andi mahanga meze. Nuko bukeye ngo Imana iyobya indogobe zo ku mugabo witwa Kishi wo mu Bisiraheli. Yari yarabyaye umuhungu witwa Sawuli. Sawuli yari umusore w'uburanga, w'igihagararo, wuzuye umwuka wera w'Imana, niko Bibiri yivuga. Ngo nuko Imana iyobya izo ndogobe kugira ngo ikemure ikibazo Abisiraheli bahora babaza Samweli. Indogobe barazishaka barazibura, Imana yazijimije. Umugaragu wa Kishi abwira Sawuli, aramubwira ngo tujye kwa bamenya kureba, tumubaze aho indogobe za databuja ziri. Bageze kwa Samweli, Imana ibwira Samweli ngo nguyu umwami w'Abisiraheli, nguyu. Ariko mbere yuko aba umwami hari ibintu bizaba. Nashima umugore w'umugabo wo mu Bisiraheli azamumunyaga. Abisiraheli nibeza, nibahinga bakeza, bazajya bamuzanira 1/10 mu byo bungutse. Kandi ingoma ye ni ingoma y'igitugu. Imana ivuga ku ngoma ya Sawuli mu magambo make. Ibwira Samweli, iramubwira ngo niwumva Abisiraheli babyemera, bazabyihanganira, uzamwimike. Nuko abibwira Abisiraheli, ngo Abisiraheli kuko bumvaga bashaka gusa nk'uko andi mahanga asa, ngo baterera hejuru, baravuga ngo natubera umwami uko azatuyobora kuzatunyura. Nguyu umwami wabaye uwa mbere mu Bisiraheli ni Sawuli. Samweli yenda urwabya rw'amavuta ayamusukiraho imbere y'Abisiraheli, aramwimika. Mbibutse ko Sawuli yimikishijwe amavuta na Samweli, Imana imwishimira, Imana imubona. Ngo ageze ku ngoma, Imana iramubwira ngo Sawuli, ntabwo nkohereje ku ngoma kurya no kunywa. Nibutse nabi Abamaleki bagiriye Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa bazi Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Iramubwira ngo uzica Abamaleki, uzabatsembe, uzabamareho, ntuzasigaze n'umwe, ntuzasigaze n'uwo kubara inkuru. Bibiri iravuga ngo bukeye Sawuli ajya gushyira mu bikorwa iby'Imana yamubwiye gukora. Ageze ku rugamba ahasanga Abamaleki, ahasanga abagore b'ibidohagire, ahasanga abagabo, ahasanga abakobwa b'ibidohagire, ahasanga inyamibwa, ahasanga amapfizi y'inka n'intama n'ihene, ahasanga inka z'imbyeyi. Ngo arokora abagore beza, arokora amapfizi, arokora inyamibwa. Hanyuma ngo amaze kubirokora, Imana isanga Samweli na yoti y'irama, iramubwira ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli. Nanze ko Sawuli aba umwami w'Abisiraheli. Reka mbabwire, buriya buri muntu wese, buri mukristo wese azi ibintu yarokoye. Ushobora kuba umaze imyaka muri korari ariko ukaba ubizi ko ufite icyaha warokoye, urakihana, ejo kikagaruka, ejo bundi ukacyatura kikongera kikagaruka. Buri muntu wese abazi ibintu yarokoye. Ubundi umukristo mwiza n'ukizwa akamarayo, agasigara ahangana n'utwaha tw'inyongobeza bugingo. Ariko kuko Bibiliya itweretse ko Sawuli yageze ku rugamba akarokora inyamibwa, uyu munsi nawe unteze amatwi warakijijwe, watsinze ibyaha bikomeye abandi batajya bashobora gutsinda, ariko hari utuntu wagiye urokora. Biratangaje kuba umuntu yatsinda ubusambanyi, agatsinda ubusizi, ariko akarokora icyaha cyo kubeshya, akarokora icyaha cyo kutagira ukuri muri we. Ni ibintu bitangaje. Akarokora icyaha cy'amagambo, akarokora icyaha cyo kuvuga ibinyoma. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu biteye ubwoba. Akaba ari umunyamasengesho, uzamuka akanyarira, ntanywa inzoga, ntasambana, ntajya mu kabari, ntakora n'ibindi byaha tubona, ariko
ariko yarokoye Cyaha cy'urwango. Kubona umuntu gusa akamwanga, kumva ko nasebya runaka akamwandagaza azaba anejeje umutima we, icyo ni icyaha warokoye. Buri muntu azi icyaha yarokoye, hari inenge yiyiziho mu buryo bw'umwuka. Iyo nenge, ubwo burwayi, nta kundi kuntu wabukira usibye gusurwa na kwemerera Mwuka Wera akakugenderera, akakuyobora, akakugenga. Samweli ngo arazamuka ajya kubonana na Sawuli. Ngo ageze kuri Sawuli ngo aramubwira ngo nisaba amareshyi ndabamara. Amuzanaho uburyarya bukomeye. Niba hari ikintu gifashe intera, gifashe intebe mu byiciro bitandukanye, ni icyaha cyitwa uburyarya. Ngo amuzanaho uburyarya, aramubwira ngo nisaba amareshyi ndabamara, nabatsembye. Ngo nuko Samweli, kuko yaraje ari ijwi ry'Imana rimuzanye, aramubaza ngo uko gutamatama kw'intama no guhogerana kw'inka numva mu matwi yanjye ni ukugenda gute Sawuli? Sawuli aramubwira ngo nasigaje inyamibwa, nazirokoye kugira ngo tujye gutambira Uwiteka Imana yawe igira ugari. Samweli ngo aramubwira ngo kuko utumviye Uwiteka kunyaza ubwami abuhaye umuturanyi, kandi icyo Uwiteka ashima ntabwo ari ibitambo byokeje by'amapfizi y'ihene n'intama n'inka. Reka mbabwire, icyo Uwiteka ashima si ukumara imyaka 20 mu kidiyakoni udakizwa, ntabwo ari ukumara imyaka 15 muri korari udahinduka umeze nka cya kijumba cy'umutura cyanze gushya, ntabwo ari ukumara imyaka mu itorero 25 udakizwa, utameze nk'umuntu wahuye na Mwuka Wera. Ibyo si byo Imana ishima. Icyo Imana ishima ni ukuba mu nzu yayo ukiranuka, ukijijwe neza, kandi muri wowe ufite inzira zigana i Siyoni. Niyo mpamvu bene Kora buzuye Umwuka Wera. Muri Zaburi ya 84 baravuga ngo hahirwa abantu baba mu nzu yawe, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Aravuga ngo imvura y'imigisha icyambika imigisha. Bene aba bantu bagenda bagwiza imbaraga, bakaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Reka mbabwire, kuboneka mu maso y'Imana i Siyoni ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu by'umumaro. Abantu benshi bicaye ku cyubahiro cy'igihe bamaze mu nsengero, kandi icyo si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi kuhaba ni byiza, ariko unakiranuka. Imana ibwira Samweli ngo mubwire ngo Uwiteka kunyaza ubwami. Sawuli ngo abwira Samweli ngo nyubahiriza imbere y'Abisiraheli. Reka ndashaka kuvuga ku ijambo kubahiriza. Urumva, anyazwa ubwami bwe buhawe umuturanyi, ariko abirengaho. Sawuli aramubwira ngo nyubahiriza, numara kunyubahiriza Abisiraheli bamenye ko Uwiteka yajyanye nanjye ku rugamba tukagarukana. Bibiri iravuga ngo arabimwemerera, aramwubahiriza. Reka mbabwire abaririmbyi tujya twubahiriza muri korari tuzi ko nijoro bajya gutega. Reka mbabwire ko dufite abaririmbyi tujya twubahiriza muri korari tuzi ko bakuyemo inda. Tujya twubahiriza abashumba kubera icyo bari cyo, tujya twubahiriza ba pasiteri, tujya twubahiriza abavuga ubutumwa bagenzi bacu. Reka mbabwire ko hari ibyaha tujya twubahiriza mu kidiyakoni runaka tukamwubahiriza, tukaba tuzi ko yinjiye undi mugore, ibimenyetso birahari, ariko kuko azana icya 10 n'amaturo mu rusengero, kuko iyo turi mu nyubako ari we wa mbere uduha menshi, tukamwubahiriza. Ngo aramwubahiriza. Abisiraheli bamenya ko Sawuli yanyazwe ubwami bwahawe umuturanyi we. Ngo amaze kumwubahiriza, Samweli ngo arigendera. Sawuli ngo afata ikinyita cy'umwambaro wa Samweli uracika. Imana ibwira Samweli ngo bwira Sawuli ngo nk'uko uyu mwambaro ucitse niko Uwiteka guciye ku ngoma. Sawuli yamaze imyaka 2 Imana imwishimira, arongera amara 38 Imana itamubona. Reka mbabwire, dufite abavuga butumwa barimo bavuga ubutumwa Imana itababona. Dufite abashumba barimo bashumba Imana itababona. Dufite abadiyakoni bamaze igihe badiyakona ariko Imana itababona. Dufite abanyamasengesho barimo basenga ariko Imana itababona. Ndabaha urugero. Niba uyu munsi umuntu ategesha tike akagikanyarira agiye kuzirika amasezerano yawe, uwo muntu Imana iramubona. Niba uyu munsi
uyu munsi ufite abantu wababariye n'abandi utarababarira, urumva Imana ikubona. Kandi Yesu yaravuze muri Matayo 5:7 akavuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Uyu munsi niba uririmbana n'umuririmbyi runaka mutahagararana kuri mikoro, urumva Imana irimo kukubona. Uyu munsi niba ubizi neza ko wananiwe gukizwa neza, ukananirwa no gusohoka hanze ngo ube umupagani werure, ibintu bituma Imana itakubona, wowe unteze amatwi uyu mwanya urabyumva, umutima wawe uhise unabigutungira agatoki. Ariko ndagira ngo mbabwire ko hakiri kugirirwa neza n'Imana. Kristo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Sawuli yayoboye imyaka 2 Imana imubona yuzuye umwuka wera. Dufite abahanuzi bahanura ariko Imana itakibabona, kuko burya guhanura umwuka w'ubuhanuzi ntaho uhurira n'agakiza. Guhanura ni kimwe, n'agakiza ni ikindi. Dufite abantu bakomeretswa n'abahanuzi, bakomeretswa n'abantu basenganye nabo, babakomerekeshereje ibintu runaka, kubera ko Imana nyine ntikibabona. Sawuli ngo amara 38 Imana itamubona. Imana isanga Samweli na Yotirama, iramubaza ngo uzageza hehe kuririra Sawuli ko nanze ko Sawuli aba umwami w'Abisiraheli? Iramubwira ngo genda i Betelehemu niboneye y'umwami. Aleluya. Ndagira ngo mbabwire ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari 7,000 Imana ibitse, hari 7,000 Imana ibiciye gukora umurimo wayo. Iramubwira ngo genda i Betelehemu niboneye y'umwami. Ngo arahaguruka Samweli ngo abwira Imana, tumva nindamuka ngiye i Betelehemu, Sawuli naramuka byumvisha kumva ko nagiye kwimikisha undi mwama amavuta azanyica. Iyo umuntu Imana yamuciye ku ngoma, narabibabwiye, agukorogera uburozi mu cyaha akanagisengera kugira ngo bukore neza. Umuntu Imana yaciye ku ngoma aba muri korari asambana na perezida cyangwa na dirije, ntibimucira urubanza. Umuntu Imana yaciye ku ngoma aba akora ibyaha akagaruka gutanga igaburo ryera. Umushumba Imana yaciye ku ngoma arashumba, agashumba abizi neza ko ubushumba nubwo ari umushumba yabuguze atari inkoni yarabije, ahubwo harabije ikofi. Abantu Imana yaciye ku ngoma, ndumva uyu mwanya ntabavuga ngo mbarangize kuko ni birebire, ni byinshi. Ariko ngo Samweli abwira Imana ngo namenye ko hari undi muntu nagiye kwimikisha amavuta azanyica. Iyo umuntu Imana yamuciye ku ngoma arakugambanira. Uyu munsi ubabarira abantu bakugambaniye kuko Imana yabaciye ku ngoma. Iyo umuntu Imana yamuciye ku ngoma, umwuka wera muvaho agahangwaho n'undi mwuka. Bene uwo mwuka rero nta byiza ugira, ni ibibi gusa. Nuko ngo Imana iramubwira ngo ndi ihembe ry'amavuta, ufata amatandi kushyire ku ndogobe, ujya i Betelehemu. Ngo afata urugendo, ageze i Betelehemu. I Betelehemu bari bazi Samweli nk'umuhanuzi. Ahageze ngo aramubwira, tumva, baramubaza bati ni iki kikuzanye? Arababwira ngo ni amahoro anzanye. Ngo yinjira mu nzu kwa Yesayi mwene Obedi mwene Bowazi na Rusi wa mama wabo kazi. Imana yahinduriye amateka. Iyo ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, nubwo waba ukomoka mu gisekuru cy'igisuzuguriro nk'icyo Rusi akomokamo, Imana iguhindurira amateka, iguhindurira izina. Bibiliya iravuga ngo nuko yinjira kwa Yesayi. Ahageze hasanga abasore be 3, uwitwa Eliyabu, uwitwa Abinadabu, uwitwa Shama. Ngo abahasanze bari abasore b'abajenerali mu gisirikare cya Sawuli, bari bakomeye, ntago bikoragaho. Ngo yitegereje Eliyabu abona niwe Imana ishima. Ariko ngo ijwi riramanuka riramubwira ngo have Samweli, nturebe uburanga, nturebe n'igihagararo kuko nakigaye. Imana ishimwe itareba nk'abantu, Imana itareba uburanga, Imana itareba igihagararo, Imana itareba akavukire. Iramubwira ngo nturebe, ntugire ikintu na kimwe urebaho. Namugaye. Bamumurikira Abinadabu, nawe Imana iramugaya. Bamumurikira Shama, nawe Imana iramugaya. Yesayi ngo azana abahungu be 4 basigaye mu gikari, bose Imana irabagaya. Nimwibuka Zaburi za Dawidi yagiye yandika, yigeze avuga muri Zaburi ya 30, haravuga ngo
ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aleluya. Ageze muri Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro by'ibyaha yakoze bigatwikirwa. Aravuga ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, n'umutima we ntube mu buriganya. Ageze muri Zaburi ya 50 Dawidi yarivugiye aravuga ngo Imana yacu niza, ntabwo izaceceka, umuriro w'ishuheri uzakongora, uzagota, uzatwika. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yigeze avuga ngo uhindure umuborogo wanjye impundu, kandi umubabaro wanjye uhindure ibyishimo. Aravuga ngo udushimishe iminsi ingana nk'iyo watubabarijemo. Bibiri iravuga ngo nuko begera ameza bagiye kwakira Samweli, ijwi ry'Imana rimugarukaho. Dushimiye Imana ivuga neza, Imana ivuga ibitandukanye n'ibyo abantu batubwiye. Iramubwira ngo baza Yesayi umubaze ngo abana bawe bose naba. Aramubaza amaza ngo abana bawe bose naba. Yesayi ngo aramubwira ngo hasigaye agahererezi ariko karagiye intama, ako karatawe, ako ntikazwi. Iyo dukora iminsi mikuru ntikaba gahari. Ni akana ka 8 mu Isiraheli, byasobanuraga ko ari umwana udafite agaciro, umwana utemewe mu Isiraheli. Samweli ngo aramubwira ngo mutumire, bamuzane kuko ntabwo turi burye atari yaza. Mutekereza niba baramutumiraga muri Nyungwe ya Cyangugu cyangwa baramutumiraga muri Gishwati. Hanyuma ngo baramutumira, urumva bari bakarabye intoki zarumutse bategereza Dawidi ngo atungutse. Higeze avuga ijambo rikomeye muri Zaburi 115. Aravuga ngo ariko Imana yacu iri mu ijuru, ngo yakoze ibyo yashatse byose. Aravuga ngo ibishushanyo abandi basenga n'ifeza n'izahabu ni umurimo w'intoki z'abantu. Aravuga ngo bifite amaso n'ibirora, bifite akanwa n'ibivuga, bifite amaboko n'ibikora, ngo abantu babirema bazahwana nabyo. Ariko ageze muri Zaburi 125 aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora